aba bantu mugendana bazagira ikintu cyo gutabara umugore wawe, bazaba hafi y'umugabo wawe. Izi nshuti ugendana zizagira icyo zimarira abana bawe. Aba bantu mugendana musangira intege nke, mugasangira ibyaha, ubona nuramuka udahari hari icyo bazamara. Umuntu w'ingenzi ku buryo umugore wawe azasigara kukubura, azumva hari icyuho kidasanzwe. Hari umuntu upfa mu gihe abantu barimo kurira, ukumva abantu barimo barakora inama, ariko shangwa Imana yumvise uriya mubyeyi, nyamara ngo nubwo mutabyumva neza, kiriya kigabo cyari kuzamwicira mu nzu. Cyagiye mu bimogi, kijya mu bitabi, kiragenda kijya mu busambanyi, kibyara abana hanze, cyakurishijemo abakobwa mada, n'ubundi yari umugabo w'umugome. Reka mbabwire, Imana itabaye uyu mumama pe. Abandi barimo baravuga tubuze umuntu, tubuze umuntu. Umuntu akaba arimo araririsha ijisho rimwe irindi riseka, avuga ati nagende. Ko nagira ngo mbabaze, ujye ugira amatsiko y'umunsi wawe wa nyuma. Abantu bazazana iki? Abantu bazavuga iki? Ese ubuzima bwawe bufite icyo bumaze uyu munsi, ku buryo kubura kwawe bizagaragaza icyuho? Ngubu uburangare bwacu. Abagabo turangarana abagore. Umugore ntumwiteho, ntumwambike n'agaposho wakamuha ukagashyiraho inyuro. Waba urimo kuganira n'abandi barimo kukwereka amazu bubatse, ugatangira uti umugore wanjye yanteye umwaku, ubu nanjye mba ngeze kuri uru rwego, ariko nta kintu akora, ni ukwirirwa ry'imitsi yanjye. Imitsi yawe se wowe urya iyande? Twese turya imitsi ya Yesu, turira ku ipura ya Yesu, ntihagire umuntu uzagukanga. Umugore, stress zawe, ubugome bwawe, kutita ku rugo rwawe, kukugira inama ntubyiteho. Umudamu akagenda amunga gake gake, amungwa gake gake. Uyu munsi wa none twicaranye n'abantu hano ku buryo ku munsi wo gupfa kwabo, abana babyaye hanze ba nyina bazabazana bati so yarakwanze sinamukweretse, ngwino ujye kumureba ari intumbi. Hari abantu ku munsi wabo w'urupfu ujya kubona ukabona abantu bazanye amasheke y'amadeni bari barimo. Hari abantu bapfa ku munsi w'urupfu. Reka ngire ikintu mbabwira, ku munsi w'urupfu nibwo icyo usize kigaragara. Ndabasaba mbinginga abantu b'Imana, iminsi tuba ku isi ni mike. Nababwiye amagambo yuko mu isi tuhaca rimwe, kandi Imana ntijya yemera yuko tuzahagaruka ngo duhanagure ibyo twasize. Shaka ukuntu witoza kubana n'abantu bose amahoro. Icyo utaboshye ukiriho ntacyo kizamara waramaze gupfa. Mu minsi umuntu ariho nibwo ushobora kubohera abana bawe amateka, nibwo ushobora kubohera ababene wanyu inzira bazacamo, nibwo ushobora kubohera indushyi n'abapfakazi n'abandi bantu bababaye. Reka ngire ikintu mbabwira, icyo udashoboye uyu munsi uri muzima ntabwo uzagitekereza wicaye mu isanduku. Ubundi wowe wirirwa uvuga ngo abantu ngo barakwanga, wakundirwa iki? Wakundirwa iki? Ko n'umuntu uhaye umuceri ababaye umuvuga muri karitsiye, wakundirwa iki? Ko niyo ugiriye umuntu neza ntakugereho wagize ibibazo, ko wijujuta ugahita umwanga, wakundirwa iki? Mujya mwibuka ko umunsi umwe ikibuga kizatunyererana, amaboko n'ibintu byose bikajya mu isanduku. Ubu muri iri torero umaze iki? Ku buryo igihe uzaba utagihari abantu bazavuga bati duhombye umuntu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Iririmba neza, iririmba n'indirimbo ngufi. Namwe mwabyumvishe ko ari ngufi? Rwose nkurikije izindi ndirimbo uko zireshya, narinzi ko bari bugeze 12:30. Rero ku minota yanyu myiza mwasigaje, kanange ndebe niba ndi bugire umugisha wo kubasagurira iminota, kuko indirimbo zanyu ni indirimbo zidasanzwe. Imana ibaha umugisha.
Reka duhe ikaze kandi abo turi kumwe nabo kuri YouTube. Ngira ngo uyu munsi hari abayizera bamaze kumenyera hano Nyarubande, ku buryo bashobora kumenya bati uyu ni umukuru w'itorero Nyarubande, uyu ni umuyobozi Nyarubande, kubera ko tumaranye nabo iminsi irenga 13 batubona turi muri gahunda. Imana rero ibaha umugisha, kandi tugeze ku rwego noneho banatwoherereza ibibazo bakatubwira ati ko mutadusubiza, bariyo bari natwe turi mu rusengero. Imana ibaha umugisha. Ukurikije iteraniro riraha ukuntu riryoshye, nanjye ntago natangira mutaririmbye rwose. Muhaguruke turirimbe, muhaguruke turirimbe. Hari abantu baba bagifite ibintu by'ibihombo mu mitwe yabo. Abari ku buhanga bw'ibyuma hagira uza mfashe. Yego, katubanze turirimbe. Twaje gutangira isabato, indirimbo y'128. Ni igihe cyo gusenga. Yego. Senga twicishe bugufi, duteraniye hamwe turamya Yesu, nituza tumwizeye azajya turinda. Kwibanira nawe n'igihe cyiza cyo kuramya umwami, mbega ihumure ryiza ryo kwibanira nawe, n'igihe cyo gusenga tu
dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugize umugisha, iminsi 6 irashize, turi mu munsi wawe wa 7. Tugize umugisha wo kubana nawe mu bihe byiza byo gusenga. Ni wowe tuje kuganyira ibyacu, ni wowe tuje kwereka intege nke zacu, ni wowe dutezeho amakiriro, kandi umwuka wawe wera ubwo tugiye kumbura ijambo ryawe amanukire kubana natwe no kutwigisha. Ku musozo w'iki cyigisho umuntu yumve atwawe n'ibi bihe byiza byo gusenga, yumva byifuza kandi agira ikintu abikuramo. Reka uwaje yihebye ataha apfumbase amasezerano n'ibyiringiro. Reka uwaje arwaye ataha n'ibyiringiro by'intsinzi ituruka kuri wowe no gukiza guturuka kuri wowe. Kandi reka iri teraniro ribe iteraniro rigira icyo rishyira mu buzima bwacu, kitazahanagurwa n'iminsi ducamo n'ibibazo n'amakuba n'ibigeragezo. Kandi buri muntu wese wifuza uyu mwanya kukwagurira umutima, winjiremo, wicaremo, utanga itegeko ryo kuba muzima. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Burya muzi kuririmba. Imana ibahe umugisha. Mba nifuje yuko tuza gusangira ibihamya. Nabonye hano hari abantu benshi bakunda kwandika. Imana ibahe umugisha. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza kibanziriza ibyigisho 2 dufite ejo. Mbakangurira cyane gusaba Imana ngo tuzabane muri uyu musozo w'ejo. Cyigisho gifite insanganyamatsiko yacu ivuga ngo icyo umaze kigaragara utakigize gute? Utagihari. Buriya abantu benshi bijya bikunda kugaragara yuko umuntu hari ikintu amaze nawe akiyumvamo ko hari icyo amaze, ariko kenshi na kenshi hari n'igihe nta n'ikintu aba amaze ariko abyibwira. Mu buzima niba hari ikosa ribaho ni ukwitwa umugabo ariko ntacyo ugize gute? Ntacyo umaze. Niba hari ikosa mu buzima ribaho ni ukuba umugore ariko ntacyo ugize gute? Ntacyo umaze. Niba hari ikosa rikomeye ribaho ni ukwicara ukaba ufite papa wawe na mama wawe, ukaba witwa ngo uri umwana ariko ntacyo ugize gute? Ntacyo umaze. Nta kintu kibabaza nko kuba mu gihugu ukaba uri umuntu igihugu kitabaramo inyungu, bitewe n'uko wowe igihugu kiragutaho imbaraga ariko wowe nta kintu urimo guteganya, nta n'ikintu mu mutima urwana nacyo ngo uzagire icyo umarira igihugu cyawe. Bijya bibaho ku itorero rishobora kugira abizera benshi, bakuzura urusengero runini nkuru, ariko hakabamo abantu badafite icyo bagize gute? Bamaze. Bibiliya iravuga ngo kuko uwidamarariye aba apfuye ahagaze. Hari abantu bidamarariye batabona ibibazo ko bibareba, bakabona nta kibazo kibareba. Abo bantu rero baba bafite ibyago byinshi byo gupfa bahagaze kandi ntibazagire icyo bamara. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire uyu mugoroba, icyo umaze kigaragara utagihari. Hari umuntu ubura ahantu icyuho kikaboneka, hari umudamu upfa icyuho kikaboneka, hari umugabo upfa icyuho cye kikaboneka, hari umwizera ubura mu kumushyingura abantu bakavuga bati tuzakuraho undi nk'uyu. Ariko hari n'umuntu bashyingura baherekeje, ugasanga n'uri butanga ubuhamya n'ubwo bahimbye kugira ngo bataza gushyingura nk'abagiye kujugunya ipusi cyangwa imbwa. Ubundi umaze iki? Ni iki gituma uriho? Ese impinduka urimo gutera ni izihe? Igihe uzaba utagihari ni iki uzibukirwaho? Ibyakozwe n'intumwa igice cya 9 umurongo wa 36, Bibiliya iti kandi i Yopa hari umugore w'umwigishwa. Umugore w'iki? Umwigishwa. Abagore benshi bakunze kuvuga yuko ibintu by'Imana batabibonera umwanya. Benshi bajya bavuga bati ibintu byo kwiga Bibiliya biratugora, buri ibintu byo gusenga ntago ari ibintu byacu twebwe abagore. Ukibaza abagore ibyo bashoboye ni ibiki? Uyu mugore yari yarageze ku rwego ahinduka umwigishwa. Yitwaga Tabita, risobanura ngo Doruka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi ariko n'ubuntu
bwinshi. Hari abantu bagira imirimo myiza ariko nta buntu bafite. Ni wa muntu ugufasha akakurihira ishuri, kera wazamurangarana cyangwa wagize ikibazo yarangiza ati tu uzapfe ntacyo wigejejeho, n'uburyo nakugiriye neza. Iyi muntu wese ugira imirimo myiza myinshi ariko idafite ubuntu bw'Imana, birangira yijujuse, birangira yivovose, birangira yicujije, kandi ukora umurimo w'Imana agononwa agire gute? Avumwe. Uyu mudamu ntabwo yari asanzwe. Muri iyo minsi rero ararwara. Ntabwo kuba umukiranutsi, ntabwo kuba umuntu w'Imana bishobora kubuza umuntu kugira gute? Kubuza umuntu gupfa. Bibiliya ivuga yuko yapfuye, bamaze kumwuhagira bamushyira mu cyumba cyo hejuru, kandi kuko i Luda hari bugufi bw'Iyopa, abigishwa bumvise ko Petero ariyo ari, bamutumaho abantu babiri bamwinginga bati ngwino uzi iwacu kandi ntugire gute? Ntutinde. Bamenye ko Petero ari aho hafi, bibuka imbaraga za Yesu, bibuka ko Petero yabanye na Yesu. Barangije baravuga bati hoya, iki kintu ntago cyumvikana, uyu mubyeyi aducitse ate? Ubapfuye ate? Petero baramuzana. Petero arahaguruka ajyana nabo. Asohoyeyo bamujyana muri icyo cyumba cyo hejuru. Abapfakazi bose bahagarara iruhande rwa Petero barira, berekana amaki, berekana amakanzu n'imyenda Doruka yari yarababoheye akigize gute? Akiriho. Icyo utaboshye ukiriho ntacyo kizamara waramaze gupfa. Mu minsi umuntu ariho nibwo ushobora kubohera abana bawe amateka, nibwo ushobora kubohera bene wanyu inzira bazacamo, nibwo ushobora kubohera indushyi n'abapfakazi n'abandi bantu bababaye. Reka njye ikintu mbabwira, icyo udashoboye uyu munsi uri muzima ntabwo uzagitekereza wicaye mu isanduku. Petero yarabirebye abona ni surprise. Petero abaheza bose, arapfukama. Kubera iki? Bari barimo kurira bitagira ibyiringiro. Petero arabasohora, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Muvuge ngo amena. Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi. Muri bariya bera hari harimo abapfakazi, ariko kuba bera kwamize kuba abapfakazi. Ndagira ngo mbabwire mwa babyeyi mwe, uzirinde yuko umuntu abona igitenge cyawe akavumbura ko uri umupfakazi. Uzirinde ko umuntu akureba mu maso akabona ko uri umupfakazi. Uzirinde ko umuntu akureba intambuko akamenya ko uri umupfakazi. Aho kuba umupfakazi ngo ujye wirirwa urira, uzahinduka umwera, uzahinduka uwera w'Imana. Iruhande rwa Petero hari hahagaze abera, abantu bakunda Imana bayishyizemo ibyiringiro, ariko hari hahagaze n'abapfakazi. Amubaha ari muzima, bimenyekana Iyopa hose, benshi bizera umwami Yesu. Nuko amara iminsi myinshi Iyopa acumbitse kwa Simoni w'umuhazi. Nagerageje kujya mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ni igitabo kimfasha gusobanukirwa amateka y'umurimo intumwa zakoze. Kuri paji ya 86 mu cyigisho cya 14 baranditse ngo Iyopa hafi y'i Luda hari hatuye umugore witwaga Doruka, wakundwaga cyane kubera imirimo myiza yagiraga gute? Yakoraga. Ubundi wowe wirirwa uvuga ngo abantu ngo barakwanga, wakundirwa iki? Wakundirwa iki? Ko n'umuntu uhaye umuceri ababaye umuvuga muri karitsiye, wakundirwa iki? Ko niyo ugiriye umuntu neza ntakugereho wagize ibibazo, ko wijujuta ugahita umwanga, wakundirwa iki? Hari abantu bajya batangira ngo ariko ngo uriya mugore ngo arakundwa cyane ngo ku rusengero, ngo sinzi ibintu yahaye abantu. None se niba agira imirimo myiza akaba yikundirwa, uragira ngo we bagukundira iki? Amagambo. Isabato irarangira ukikubita mu modoka ugakinga urugi, ntugire n'umukecuru usuza cyangwa umudamu ngo umuhumurize. Utekereza ko se hari igihe uzahura n'ikibazo kikwibagize ko ufite imodoka. Abantu bahora bakenewe,
baraguhamagara muri mifemu, oya ibintu byo kwicara mu bagore rero buriya njye byarananiye. Nose bajye baguhamagara mu bagabo. Kangira ikintu mbabwira, icyo umaze icyo uri cyo kigaragara utagihari, kandi iyo udahari uba usize abawe. Nshuti zanjye, uyu mudamu yari intumwa, kandi yari intumwa ya Yesu, ikwiriye ya Yesu, kandi imibereho ye yari yuzuye ibikorwa by'ubugwaneza. Yamenyaga umuntu wese ukeneye umwambaro, ntabwo yajyaga abaza abantu, yarakwitegereza gutambuka akakureba, yarangiza ati uriya muntu Imana nimpa umugisha ikamfasha, Imana izampa amahirwe mwambike. Ntiyirirwaga ajya kubaza abantu, kubera ko Imana yakoranaga nawe. Yarakwitegerezaga akakumenya, akagenda akadoda umwenda yazawuzana yo gushyiramo, ukagira ngo ibipimo byawe yarabifite. Imana ikeneye abantu bashobora kureba umuntu ababaye bakamumenya. Ndi umusore nigeze guca ahantu ku muntu twasenganaga. Uwo munsi nari nabuze ikiraka, nta mafaranga nararanye, nta nayo mfite. Ncaho nakoreraga, mbona nta kigenda, manuka ntera intambwe ngufi ndimo gutekereza. Buri iyo byagucanze ikibuga kiranyerera, umuhanda ukaba munini cyane, n'umunsi uba muremure. Aranyitegereza arandembuza, yari ari mu kazi. Arambaza ati se bite ko noneho umanutse? Ntago nzi iyo ngiye. Ntago uzi iyo ugiye, mbona umanuka. Arangije arambwira ati ariko ati ndimo ndabona utera n'intambwe inyuranye n'iyo usanzwe utera. Buriya ibibazo birandagisha umuntu akarandaga. Arangije arambwira ati umva rero, hari akazi ufite se? Ni wapi nakabuze. Anyohereza ku mazu ye, arambwira ati genda urebe ko nta kibazo kiri ku nzu, icyo usanga gihari nk'umutekinisiye ugikemure, nurangiza uzu ndebe. Arambwira ati ariko wijya mu kazi utariye. Barabanza barangaburira kuri resitora, maze kurya ndazamuka ndagenda nzenguruka mu mazu ye, ndeba ibyo nagombaga kureba. Ndangije ndaza mwereka ibipfuye, ndaza ndabikora. Ariko njye nkurikije ipura y'ibiryo nari nariye ukuntu yari nziza pe, bampaye n'amata ku ruhande, navuze nibi byahuye, ngiye kwishyuza naba nanjye ntashima. Haza kumpamagara ati kutaje kunyishyuza. Ndagenda aranyishyura. Uwo mugabo n'uyu munsi wa none sinzamwibagirwa mu mutwe. Umuntu kureba, akareba intambuko yawe, akareba uko urimo kugenda, akabigereranya n'uko usanzwe, akamenya icyo ukeneye utiriwe ugira gute kimubwira. Uyu mudamu yari umuhanga, yamenyaga umuntu wese ukeneye umwambaro, n'uwo ari we wese ukeneye kugirirwa impuhwe. Yari azi gutandukanya abantu bakeneye kuganirizwa n'abakeneye ibiryo. None wowe uraza ugakubita umuntu umufuko w'umuceri, warangiza ntunamuganirize, umumama akazapfa yiyahuye, ugatangira uti rero ejo bundi nari ndaha namuzaniye umuceri n'abana bararya, ntago nari nzi ko afite gahunda yo kwiyahura. None se abuze ate kwiyahura? Wamuzaniye ibiryo kandi ubwonko bwe nibwo bushonje. Uyu mudamu yakoreraga abakene n'imbabare, nta biguzi abasabye. Amaboko ye yakoraga kurusha kuvugisha ururimi. Amen. Amaboko ye yakoraga kurusha kuvugisha ururimi. Muri iyo minsi rero ararwara. Itorero ry'iluda ry'iyopa ribona ko rigize igihombo. Abizera barasenga nk'uko twabibonye. Ndetse urebye imibereho yo kwita ku bandi Doruka yari yaragize, ntibitangaje kuba bararize abantu bagasesa amarira ku ntumbi. Ubwo Petero yarebaga umubabaro w'abo bagore, umutima we wuzuye impuhwe. Yahereye ko asaba ko inshuti za Doruka zari mu cyumba zimuririra zisohoka. Yarapfukamye asaba yinginga Imana gusubiza Doruka ubuzima n'amagara mazima. Yahindukiriye intumbi aravuga ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. Doruka yari yarakoreye itorero umurimo ukomeye cyane. Yari yarakoreye iki? Itorero umurimo ukomeye cyane. Maze Imana ibona ko ari byiza kumuzura kugira ngo ubuhanga n'imbaraga ze bikomeze kubera abandi umugisha. Amen.
kandi kugira ngo muri uku kwigaragaza kw'imbaraga yayo bitere umurimo wa Kristo kugira iki? Kugira imbaraga. Arongera arazuka. Icyo nshaka kubabaza ni iki? Icyo yavunitse akorera abantu nicyo bamuzaniye yapfuye, nicyo bazaniye intumwa. Uyu munsi wa none twicaranye n'abantu hano ku buryo ku munsi wo gupfa kwabo abana babyaye hanze ba nyina bazabazana bati so yarakwanze sinamukweretse ngo ujye kumureba ari intumbi. Hari abantu ku munsi wabo w'urupfu ujya kubona ukabona abantu bazanye amasheke y'amadeni bari barimo. Hari abantu bapfa ku munsi w'urupfu. Reka ngire ikintu mbabwira, ku munsi w'urupfu nibwo icyo usize kigaragara. Ndabasaba mbinginga abantu b'Imana, iminsi tuba ku isi ni mike. Nababwiye amagambo yuko mu isi tuhaca rimwe kandi Imana ntijya yemera yuko tuzahagaruka ngo duhanagure ibyo twasize. Shaka ukuntu witoza kubana n'abantu bose amahoro, bumuntu w'ingenzi, ku buryo umugore wawe azasigara kukubura azumva hari icyuho kidasanzwe. Hari umuntu upfa mu gihe abantu barimo kurira ukumva abantu barimo barakora inama, ariko shangwa Imana yumvise uriya mubyeyi, nyamara ngo nubwo mutabyumva neza kiriya kigabo cyari kuzamwicira mu nzu, cyagiye mu bimogi kijya mu bitabi, kiragenda kijya mu busambanyi, kibyara abana hanze, cyakurishijemo abakobwa mada, n'ubundi yari umugabo w'umugome. Reka mbabwire, Imana itabaye uyu mumama pe. Abandi barimo baravuga tubuze umuntu, umuntu akaba arimo araririsha ijisho rimwe irindi riseka avuga ati nagende. Ko nagira ngo mbabaze, ujye ugira amatsiko y'umunsi wawe wa nyuma. Abantu bazazana iki? Abantu bazavuga iki? Ese ubuzima bwawe bufite icyo bumaze uyu munsi ku buryo kubura kwawe bizagaragaza icyuho? Urupfu rwa Yesu. Yohana igice cya 19:38. Hanyuma y'ibyo haza Yosefu wa Arimatiya, nawe yari umwigishwa wa Yesu ariko rwihishwa, kuko yatinyaga Abayuda. Uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Na Nikodemu wa wundi wigeze kumusanga nijoro cya gihe araza azanye ishangi ivanze n'umusaga, kuremera kwayo kwari nk'ibiro 50. Bajyana intumbi ya Yesu bayizingira mu myenda y'ibitare hamwe n'iyo mibavu, nk'uko Abayuda bagenzaga bahamba. Aho hantu yabambwe hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari imva nshya itarahambwamo umuntu. Aho niho bahambye Yesu, kuko wari umunsi wo kwitegura kw'Abayuda, kandi iyo mva yari iri hafi. Yesu yamaranye akanya n'umugabo witwa Nikodemu. Akanya ni Yesu yamaranye na Nikodemu. Abigishwa babonye Nikodemu agiye atabatijwe barababaye, baravuga bati nk'ubu twapfushije igihe cyacu iki ubusa. Ariko Yesu ntiyongeye guhura na Nikodemu, ahubwo Nikodemu ikiganiro gito yagiranye na Yesu cyaragiye kizana impinduka. Nikodemu yakoranaga na Yosefu wa Arimatiya babana muri Sanedrini. Aba bagabo bombi bari ababosi, bakazaza baganira. Rimwe umunsi umwe bapfubya umugambi wo gufata Yesu, barawupfubya bicaye mu nama. Igihe rero Yesu yapfaga, abigishwa byabayobeye bibaza uko bari bubigenze. Aba bagabo nibwo bagaragaye. Yesu yari yarabanye n'abantu neza ku buryo yari yarateguye n'abakire babiri bazatabara mu gihe abigishwa bizaba byabayobeye. Wowe ubana ute? Aba bantu mugendana bazagira ikintu cyo gutabara umugore wawe, bazaba hafi y'umugabo wawe. Izi nshuti ugendana zizagira icyo zimarira abana bawe. Aba bantu mugendana musangira intege nke, mugasangira ibyaha, ubona nuramuka udahari hari icyo bazamara? Inshuti zanjye, igitabo Uwifuzwa ibihe byose
turiya ni duto muratwihanganira. Wifuzwa ibihe byose. Baranditse ngo Yosefu yahawe icyo yasabaga mu gihe Yohana yari agihangayikishijwe n'ishyingurwa ry'umwigishwa we. Batwereka ko Yohana ari we wari uhangayitse cyane igihe Yesu yari yapfuye, yibaza uko bazashyingura, yibaza ibiki byamucanze. Yosefu yagarukanye iteka rya Pilato rirebana n'umurambo wa Kristo, maze Nikodemu azazanye uruvangavange rw'agaciro gakomeye rw'ishangi n'imibavu byapimaga ibiro 45 byo kumusiga. Nta muntu w'umunyacyubahiro kurenza abandi bose bo muri Yerusalemu washoboraga kubahwa mu ipfa rye bigeze aho ngaho. Yesu yashyinguwe mu rwego rw'aba VIP batigeze babaho. Ariko aba ni abantu yabanye n'abamarana n'abamasaha make, ariko agira icyo abamarira. Aba bantu nabo baramuzirikana. Abigishwa batangajwe no kubona kimwe n'abo bategetsi b'abanyemari bashishikajwe no gushyingura umwami wabo. Baravuze bati burya Yesu yabanaga, burya twirirwa twayura hano, Yesu yari afite abantu aziranye nabo baba boss bigeza. Kuba Yesu atarahari nibyo byagaragaje icyo yari amaze. Yaba Yosefu cyangwa Nikodemu, nta numwe muri bo wari waremeye Yesu mu ruhame. Igihe yari akiriho bari bazi ko gutera iyo ntambwe byabirukanisha mu rukiko. Ariko Yesu amaze gupfa, bashoboye gukorera umutware wabo wari wapfuye ibyo abigishwa b'abakene batari babashije kumukorera. Kandi rero ku rugero runini ubutunzi no kuvuga rikijyana byabo byabakingiye imigambi mibisha y'abatambyi n'abayobozi b'Abayuda. Aya magambo arakomeye. Ubutunzi bwawe no kuvuga rikijyana kwawe bimariye iki itorero ry'Imana? Kuba ufite amafaranga menshi hano bimaze iki? Kuba warize amashuri menshi ubu kuba ukora mu karere bitumariye iki? Kuba ukora kwa muganga bitumariye iki? Ese nuramuka udahari icyuho cyawe kizagaragara. Umugabo mubi cyane witwa Herode amaze kuvumbura ko abantu bose bamwangaga kuko yari yaravutse ku muyahudi ariko no ku mupagani, abantu baramwanga, noneho n'ibikorwa yagiriraga abantu baramwanga, nawe arabanga. Igihe cye ajya gupfa ngo yateguye abantu, arababwira ati umunsi napfuye muzica abantu, kugira ngo abantu nibabona baririra abantu babo, abantu bazabone ko nanjye ari njye barimo kugira gute kuririra. Kubera iki? Yari yarabanye nabi n'abantu ku buryo atari kubona abantu bamuririra. Suhuza mugenzi wawe mubaza uti kubana n'abantu bigeze ubigeze kubana n'abantu wicaranye n'umurakare yihangana. Hari abantu babirirwa bashwana, umuntu arashwana iwe, ashwane ku rusengero, umuntu ashwane n'abaturanyi, umuntu ashwane na bene wabo, ashwane. Reka ngire ikintu mbabwira, mujya mwibuka ko umunsi umwe ikibuga kizatunyererana, amaboko n'ibintu byose bikajya mu isanduku. Ubu muri iri torero umaze iki? Ku buryo igihe uzaba utagihari abantu bazavuga bati duhombye umuntu. Nabasomeye amagambo hano yo mu bifuzwa ibihe byose avuga ngo iyo Yuda apfa Yesu ataragambanirwa, ngo abantu bari kuvuga bati duhombye umuntu w'ingenzi, umuntu witondaga, wagiraga amagambo make, ufite uruhanga rw'abanyabwenge. Ngo ariko urupfu rwa Yuda rwerekanye uko yari asanzwe agize gute ameze. Nshuti zanjye, muri iki gitabo cy'ibifuzwe byose haranditswe ngo murabizi ko Yesu abantu baramurangaranye kugeza ubwo Yesu yabwiye abigishwa be ngo mwebwe muzashaka mu mbone, ariko abantu bo bazanshaka be kugira gute be kumbona. Yesu yageze aho abantu bakazaza babona ibyo ari ibintu bisanzwe, mbega uko musigaye mubona ibintu by'iyobokamana musigaye mubica amazi. Byageze aho na Yesu aba ariko bimera, abantu bakazababariza batize wa mugabo wirirwa akangisha udutangaza noneho ageze hehe? Bigera ubwo bamwita umwesikoro, abantu babona yuko kumugenda inyuma ari ugupfusha igihe ubusa. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, Yesu yapfuye ari mu gituro, mu gihe
ba Nikodemu na Yosefu bari barimo gukora operasiyo yo kumushyingura mu cyubahiro. Mutega amatwi ikibazo cyavutse. Nta kindi gihe Kristo yari yarigeze arangamirwa n'imbaga y'abantu nk'ubu ngubu. Yari ari mu gituro, ari muzima ntibamurangamiye, ari mu gituro nibwo bagize gute? Ngubu uburangare bwacu. Abagabo turangarana abagore. Umugore ntumwiteho, ntumwambike n'agaposho wakamuha ukagashyiraho inyuro. Waba urimo kuganira n'abandi barimo kukwereka amazu bubatse, ugatangira uti umugore wanjye yanteye umwaku. Ubu nanjye mba ngeze kuri uru rwego, ariko nta kintu akora, ni ukwirirwa ry'imitsi yanjye. Imitsi yawe se wowe urya iyande? Twese turya imitsi ya Yesu, turira ku ipura ya Yesu, ntihagire umuntu uzagukanga. Umugore, stress zawe, ubugome bwawe, kutita ku rugo rwawe, kukugira inama ntubyiteho. Umudamu akagenda amunga gake gake, amungwa gake gake kwa muganga, yakubitana n'umuganga nawe wifitiye ibibazo. Hari igihe ujya kwa muganga ugasanga uwo ugiye kubwira ibibazo byawe nawe yaraye hanze afite umugabo mubi nk'uwawe. Ugatangira uti nafashwe akaguru kandya, yego. Ndangije bitangira numva igice kimwe cy'umutwe kindya, yego. Ukamubwira. Hari uwo bambwiye ngo uherutse kugenda abwira umuganga ibintu, naho umuganga ngo yari ibereye muri stress zo kubaka. Amubwira ibintu, arangije aravuga ati nabera mbonye umuganga mwiza. Aramwandikira ati hutugura iyi miti urahita ukira. Yari umuspecialiste cyane. Imiti yari yanditse ni iyihe? Sime 5, Ferabete 3. Bishoboka ko umugore ashobora kujya kwa muganga agahura n'umunyabibazo nk'uwo. Kwa muganga bajya kumwandikira umuti bakamwandikira ibitari byo. Nibwo uzajya ubone umudamu baramushyinguye. Ku munsi wo kumushyingura rero, umugabo aba yambaye ibirinete bya fime, arimo kwimyira, yirakaje cyane. Abana be yabashyize ku ruhande kandi ntabaheruka, yari yaranabihakanye ngo sabe. Isanduku iri hariya, abantu barimo bararira. Yarangiza akaza, abagabo batabizi neza bagatangira batuhombye umugore, ubu uzabaho ute? Umugabo yarangiza agahagarara hejuru y'isanduku, mbabarira rwose, wangiriye neza, mu minsi twabanye nta kibi nakubonyeho. Dore ibi bintu byose nagezeho, n'iriya nzu nubatse, n'uyu mugore wamfashije. Kandi yaravugaga ko arya imitsi ye. Uyu mugore n'imyenda y'imbere niwe wayiguraga. Mbega ubu sinzi ahantu nsigaye pe. Reka njye ikintu mbabwira, abakobwa bari aha, ubwo haba hari nabo yacaga inyuma umugore agasambanya. Rwose mwese ntawe uzagera kuri uyu nguyu. Kabaye ntikabaye. Abantu bakaza, umugongo ugacika, bakamwegera. Ariko ayo magambo arimo kuvuga, iyo yavuga mbere y'urupfu rw'umugore w'iminsi 2, yashoboraga no kubyutsa umugore kwa muganga. Mwabagabo mwe, uzatinye yuko umuntu wawe mufitanye isano y'amaraso amanuka yerekera mu gituro ari wowe warabigizemo uruhare. Ibi bintu twigize ngo turi abagabo. Reka ngiye ikintu mbabwira, mu isi nubwo leta zabirangarana, leta y'Imana ntizabyihanganira. Ikintu gitangaje, Yesu ari mu gituro ngo nibwo bwa mbere yarangamiwe n'imbaga y'abantu kuruta ari iki? Ari muzima. Mu ntege amatwi cyabaye nk'uko byari akamenyero. Abantu bazanye abarwayi babo rero n'imbabare mu byumba by'urusengero, babaririza uwababwira ibya Yesu wa hehe? W'i Nazareti. Yesu yarayapfuye, ari hehe? Ari mu gituro. Nibwo bakangutse igihe cyagize gute? Cyabarenze. Benshi bari baravuye kure, bazanywe no kureba uwari yarakijije abarwayi akanazura abapfuye. Impande zose humvikanaga ijwi rivuga ngo turifuza Kristo ukiza indwara. Abatambyi basuzumye abantu uwo munsi, abo bibwiraga ko bagaragaza ibimenyetso by'ububembe uwo munsi. Benshi bahatiwe kumva abagabo babo
abagore babo ndetse n'abana babo babwirwa ko ari ababembe. Kubura kwa Yesu gusa, ibibembe byahise byinjira mu bantu, ku buryo abantu baje kwivuza. Abatambyi basuzumaga abagore bagasanga ibibembe bibamereye nabi, abagabo ibibembe, abana ibibembe. Kubera iki? Wa wundi ibibembe byatinyaga yagize gute? Yapfuye. Bityo rero bagombaga kuva mu ngo zabo ndetse bagasiga urugwiro rw'inshuti zabo, bakajya bagenda baburira utabazi wese mu ijwi riteye agahinda ngo ndanduye, ndanduye. Ibiganza byuje urugwiro bya Yesu w'i Nazareti, bya bindi bitari byarigeze byanga gukora ku mubembe uteye isesemi ngo bimukize, ibyo biganza byari bipfukiranijwe ku gituza cye. Ariko Imana ishimwe, ibi biganza byari byamaze gutanga agakiza hehe? I Karuvari. Uzasuzugura ako gakiza, ibiganza bya Yesu ntacyo bizamumarira. None nagira ngo mbabaze buri muntu wese nareba ikiganza cye. Reba ikiganza cyawe, kirebe. Ikigisho cy'uyu munsi ntabwo kirimo logique nyinshi. Wabonye ikiganza cyawe? Iki kiganza cyawe ubona ubumbura nicyo ubarisha amafaranga, nicyo utunga urutoki rw'urukwanga, nicyo ufungisha inguma ukubita umugore cyangwa ukubita undi muntu. Iki kiganza nicyo ukorana n'umuntu mu biganza mupanga ikintu runaka. Iki kiganza nicyo wazamuye akaboko ukirahirisha hano ku rusengero ugiye kubatizwa. Iki kiganza nicyo wakoresheje umanika akaboko ku ibendera uvuga yuko ugiye kubana n'uwo mwashakanye akaramata, kandi utazamugira gute? Utazamuhemukira, kandi utazagira gute? Utazamugerekaho undi muntu. Ndagira ngo mbibarize, iki kiganza cyawe umunsi bazaba bakibumbye kiri mu isanduku kizaba gisize ayahe mateka? Icya Yesu cyari gifunze, ariko hari hashize amasaha gitanze agakiza i Karuvari, ku buryo Yesu nitugera mu ijuru, Yesu ngo azazamura ikiganza cye. Nakizamura ngo abantu batamenye iby'i Karuvari bamaze bati, kuki buri munsi uzamura ikiganza ukatwereka inkovu? Izo nkovu ni iziki? Ngo azababwira ngo izi nkovu nizo nakomerekeye mu rugo rw'inshuti zanjye. Ibiganza bya Yesu bifite amateka, ibyawe bizaba bifite ayahe mateka? Iminwa ye yari yarasubizanyije umubembe amagambo yo kumuhumuriza. Yesu yakundaga kuvuga ngo ndabishaka kira. Iyo minwa yari yagize gute? Yari yacecetse. Benshi baganyiye abatambyi bakuru n'abayobozi ngo babarengere kandi babakize, ariko uwo munsi byabaye iby'ubusa. Uko bigaragara bari biyemeje kongera kubona Kristo muzima uri hagati muri bo. Bakomeje kumubaririza bahatirije babikuye ku mutima, nta muntu wari kubasha kubigizayo. Nyamara abantu bari bahuruye uwo munsi baje gushaka Yesu yarayapfuye. Basohowe mu byumba by'urusengero, maze ku marembo hashyirwa abasirikare bo gukumira imbaga y'abantu yari yazanye abarwayi n'abasambaga bashaka kwinjira. Imbabare zari zaje gukizwa na Kristo zaheranywe n'umubabaro wazo wo kubura icyo zari ziteze. Amayira yari yuzuye imiborogo, abarwayi bari barimo kwicwa no kwifuza gukorwaho n'ikiganza gikiza cya Yesu. Bashatse abaganga bibi by'ubusa, nta bubasha bwo gukiza bwari buhari buhanye n'ubw'uwari aryamye mu mva ya Yosefu. Imiborogo yo gutaka kw'abababazwaga kwateye benshi kwemera ko hari umucyo ukomeye wari wakuwe ku isi. Isi idafite Kristo yariraburaga kandi yaricuza umwijima. Isi yari yabuze Yesu, yariraburaga kandi yari yacuze iki? Umwijima. Reka ngire ikintu mbabwira, kubura kwa Yesu icyuho cye cyaragaragaye, ariko kuba bari baramwakiriye mu mutima icyuho ntabwo cyagize gute? Cyagaragaye. Reka ngire ikintu mbabwira,
Satani agiye kubajyana mu kazi mugakunde, mufate umwanya w'Imana muwureke. Satani agiye kubakundisha inshuti, narangiza abajyane mu minsi mikuru y'abapagani. Satani agiye kubakundisha amasambu, muyarogane mwicane. Satani agiye kubakundisha irari, musambane mwiha, ababona udufaranga mujya mu bagore, abagore babonye udufaranga mushaka ubusore. Satani azabarangaza mushiduka imbabazi zirangiye. Imbabazi nizirangira muzamenya icyuho cyo kuba umuntu w'Imana icyo ari cyo. Ndagukangurira kwita cyane ku maherezo yawe. Twihuta dushaka umusozo. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 13 nahasomye igitekerezo cyiza cyane nakunze. Iminota yanjye nyikoresheje neza, najyaga mbwiriza iminota 50, ubwo ndimo ndakoresha 35 cyangwa se 40, ubwo 10 ni iyanyu. Kandi Yehowasi akiri ku ngoma ye, Elisa afatwa n'indwara ariyo yamwishe. Yehowasi umwami w'Abisiraheli aramanuka ajya aho ari, aramuririra, aravuga ati ye baba data we, ko ari amagare n'abanyamafarashi ba Isiraheli. Uyu mwami Yehowasi yagiye muri business, yigira mu gushaka kubaka systeme z'ubuyobozi bwe. Arangara Elisa, ntiyigeze amusura arwaye, ntiyigeze agira ikintu amushyira ngo amufashe. Byarangiye bibaye ibibazo rero, amugezeho asanga arenda gupfa, aratakaye baba data we. Elisa aramubwira ati enda umuheto n'imyambi. Iminota yari arimo ari iminota mike ya nyuma. Enda umuheto n'imyambi. Nuko arayenda, abwira umwami w'Abisiraheli ati fata umuheto mu kuboko. Awufata mu kuboko. Elisa ashyira ibiganza bye ku by'umwami, ikimenyetso cyerekana ko umuntu ushaka kurwana n'ikintu icyo ari cyo cyose nafatanya n'ukuboko kw'Imana, icyo ashaka azagira gute? Azakigeraho. Ahera ko aravuga ati kingura idirishya ryerekeye burasirazuba. Ararikingura. Elisa aramubwira ati rasa. Ararasa. Elisa aravuga ati ni umwambi w'Uwiteka unesha, niwo mwambi wo kunesha Isiriya, kuko uzatsinda Abasiriya muri Afeka kugeza aho uzabatsembera. 18 aramubwira ati enda iyi myambi. Ahita amuhereza imyambi. Umwami arayenda, abwira umwami w'Abisiraheli ati iyi myambi yikubite hasi. Ayikubita hasi kangahe? 3 arekeraho. Havuze atari kubundi ibintu byo gukubita imyambi hasi. Icyambere amaze kubwirwa yuko gufata umwambi Elisa agakoraho bishushanya intsinzi. Mu magambo make, Elisa arimo araraga uyu mwami ahazaza he kuzabaho neza. Nubwo Elisa azaba adahari, arimo aramubwira ati nubwo ntazaba mpari, ariko Imana yabanye nanjye izabana nawe. Arangije aramubwira ati fata iyi myambi, kubita hasi. Akubita hasi rimwe, akubita hasi kabiri. Hanje avuga ati reka ngeze 3, nta mpamvu ibi ngibi, wabona ari n'umusaza wacanganyukiwe. Akubita hasi 3 arekeraho. Umuntu w'Imana aramurakarira, aramubwira ati iyaba wakubise 5 cyangwa 6 watsinze Abasiriya kugeza aho uzabarimburira, ariko none uzatsinda Isiriya kangahe? 3 gusa. Abantu barambirwa vuba, abantu batihangana, abadamu batihanganira urugo, utubazo twaba 3 ndagiye nduvuyemo. Abagabo bicara, yabona avuganye n'umugore 3 cyangwa huye n'akabazo, ndagiye. Ubwirwa n'iki Imana iteganya kugukorera ku nshuro ya 5 n'iya 6? Elisa yarababaye. Icyo nagira mbabwire ngiki rero, ndabinginze nimugerageze mubyaze umusaruro umuntu wese Imana yashyizemo umugisha kuri wowe. Ikuremo ubunebwe, shaka Imana, gerageza ibintu birimo kukuganza ubikubite hasi kandi ntukarambirwe. Hari abantu benshi bajya bakina n'ahazaza habo hari imbere yabo. Byarangiye bukeye Elisa arapfa. Elisa baramuhamba. Undi mwaka utashye ibitero by'Amowabu bitera icyo gihugu. Bukeye hariho abajyaga guhamba umuntu, barabukwa igitero kimwe, bajugunya uwo muntu mu gituro cya Elisa.
bagiye gushyingura, igituro kimaze umwaka, bajyanye umuntu, bahuye n'igitero, barangije bafata wa murambo barajugunya. Nuko intumbi igwiriye amagufa ya Elisa, ako kanya uwo muntu arazuka, arabaduka, arahagarara. Amen. Elisa yari afite agaciro kugeza ubwo n'igituro cye cyari gifite iki? Agaciro. Iyo umuntu afite Imana aba umuntu w'ingirakamaro, kugeza ubwo n'urupfu rwe abantu baje kumushyingura bashobora kuhihanira kubw'amakuru meza, amateka meza, icyo yakoze akiriho. Ndasoza mbabwira iki kintu. Zaburi 118 umurongo wa 17, Bibiliya iravuga ngo sinzapfa ahubwo nzagira gute? Nzarama, ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yagize gute? Yakoze. Ndagira ngo mbabaze, uyu munsi ninde muntu urimo gusaba Imana ngo imutunganyirize ubuzima? Ninde muntu urimo gushaka guhindura icyerekezo? Ninde muntu urimo kwifuza ko ahazaza he haba hatandukanye n'aho abona? Ninde muntu ushaka kuba hafi y'Imana ngo ayegurire ubuzima bwe? Mu gihe yikora ririmo gutambuka, turaba turimo gutekereza icyo nyuma y'iyi korari ndagaruka nakira abantu bashaka kwegurira Imana ubuzima bwabo, abantu bashaka gusaba Imana yuko iminsi isigaye izaba iminsi yo gutekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze muri bo. Abantu babwira Imana bati, Imana ubu ndiho cyangwa sindiho, gira ikintu ushyira muri nge kizatuma mba umuntu w'ingenzi mu isi no mu ijuru. Urupfu rurimo ruriba abantu mu buryo budasanzwe, ariko abubaha Uwiteka Imana izabarinda kandi barindire. Imana ibahe kubitekerezaho, wibaze icyo umaze mu rugo rwawe, wibaze icyo umaze muri iri torero, wibaze icyo umaze muri iki gihugu, wibaze icyo umaze muri sosiyete. Ibyo biragufasha kumenya impamvu Imana ikurinda uko bwije n'uko bukeye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Bari kuri YouTube batubajije amagambo akomeye twasomye mu bifuzwa ibihe byose, ni page 611, ariko ni icyigisho cya 80. Ababyeyi b'abadamu bari hano, hari amagambo akomeye mukwiye gutekerezaho. Ishimwe ry'ababyeyi b'abagore b'indahemuka, ibibaho mu minsi imeruka, page 185. Intebe z'imanza nizishingwa, ibitabo bizabumburwa, ubwo umucamanza ukomeye azavugira ijambo ngo nuko mugaragu mwiza, maze amakamba y'ikuzo ryo kudapfa agatamirizwa mu ruhanga rw'uwanesheje. Benshi bazazamura amakamba yabo imbere y'iteraniro ry'abavuye ku isi n'abo mu ijuru bose, maze berekane ababyeyi babo b'abagore bavuga bati, kubw'ubuntu bw'Imana uyu mubyeyi wanjye yangize uwo ndiwe. Impanuro ze n'amasengesho ye byabaye umugisha ku gakiza kanjye k'iteka ryose. Amen. Impanuro n'isengesho ubizirikisha umwana ukazabona inyungu mu ijuru. Impanuro, isengesho, umuyobozi abizirikisha umwizera akazabonana nawe mu ijuru. Impanuro, isengesho, umugore abyerekeza ku mugabo we bakazahagarana mu bwami bw'Imana. Imana iduhe umugisha kandi dufashe mu izina rya Yesu. Ndagira ngo ndebe muri uyu mugoroba abantu bumva bifuza ko Imana ibababarira iminsi ishize uko batitwaye neza, ariko bakabasaba Imana kubatoza kubaho kugira ngo babe bariho kuko Kristo ariho, kandi baba abantu bafite icyo bamaze. Ndasaba abantu bifuza guhindurirwa amateka muri uyu mugoroba, abantu bashaka Imana bakabwira Imana bati, Imana ndumva uyu mugoroba nshaka kukwiyegurira kugira ngo muri cya gihugu nta gusaza kuzabayo, muri cya gihugu aho abantu bazaruhukira. Mwami Uwiteka, byaba ari ikibazo kuba nararuhiye mu isi, nkaba muri ibi bibazo, nkaba muri aka gahinda, nkaba muri uru rugo rurimo ibibazo bingana gutya, nkavukira mu muryango w'umunyabibazo nk'uyu, narangiza nkazabura mu bwami bwawe, cyaba ari igihombo. Uyu mwanya ndararika umuntu ushaka kwiyegurira Imana,
tera intambwe uze niba uhari, wowe ubihari ubishaka, wowe ushaka gusabana n'Imana, gufata iby'Imana mu kiganza, ngwino dusenge. Imana iguhe umugisha mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha. Aya ni amahirwe afunguye. Iyo Imana igushatse ikakubura, hari igihe nawe uzayishaka ariko bidashoboka. Mwa basore mwe, uyu mubiri uradushuka. Yesu Kristo, abantu bashatse umunwa we barawubura, bashatse ibiganza bye barabibura, kuko yari ari mu gituro. Ndakwinginze, niba utabeshejweho na Yesu, kubaho kwawe kuzaba igihombo. Imana yiteguye kuzana impinduka mu buzima bwacu. Niba hari undi uhari, natera intambwe. Tera intambwe wiyegurira Imana, ntibiteye isoni. Iyi ntambwe ni intambwe izagutinyura. Iyi ntambwe ni intambwe izagufasha mu buzima bwawe kubaho uriho, kubeshwaho n'Imana. Imana ibaha umugisha, mutera intambwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, mutera intambwe mubanguke. Muri iri teraniro harimo abantu twagiye twigana, kwihana barabyimura, ndetse bamwe baravuga bati mama naba atabishaka simbishobora, data natabishaka simbishobora, bosi wanjye wo ku kazi natabyemera. Abagabo bamwe bati umugore wanjye ntabwo yabikunda ibi bintu. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, umuntu yihana ku giti cye, umuntu apfa ku giti cye, umuntu ashyingurwa ku giti cye, kandi umuntu azazuka ku giti cye, umuntu azacibwa urubanza ku giti cye. Uyu mwanya nta kintu gikwiye na kimwe kukubuza gutera intambwe y'icyo umutima wagusabye. Ukwiye kwikomeza ku musaraba wa Yesu. Ijambo ry'Imana rigomba kugira umusaruro mu buzima bwawe. Hari impinduka ikenewe mu buzima bwawe, ni ugomba kuyakira. Reka muri uyu mugoroba nsabe pasiteri atambuke yegere hino, asabire ubu bwoko bw'Imana umugisha. Aba bana b'Imana bayiyeguriye, abifuza kuvugurura amasezerano yabo, abifuza kubeshwaho n'Imana, kugira ngo bose bakomezwe n'Imana. Mushiki wanjye, Imana iguhe umugisha, uhisemo neza, uhisemo neza, nta gihombo ubuzima bwawe buzagira. Iyo Yesu adahari, iminsi ihinduka umwijima, twabisomye. Iyo Imana ibuze, ibyagutinyaga biragutinyuka. Bishoboka ko n'uyu munsi wa none hari abadayimoni bagutinyutse batagutinyukaga ukiri mu Mana. Wicaye mu nzoga, wicaye mu bugome, wicaye mu matabi no mu nzangano z'amoko. Inzu y'Imana wayiteye umugongo ngo urimo urashaka iby'isi, kandi ku munsi usoza ubuzima bwawe bizaribwa n'abasigaye. Ikiganza kizaba gipfumbase amateka gusa, nta kindi kizaba gipfumbase. Umunwa uzaba wacecetse. Ijambo ryiza ryo gusaba imbabazi uwo mwashakanye wagombaga kumubwira uyu munsi ukarigumana, rizaba ryagumye mu kanwa, kandi nta kintu rizahindura ku mateka. Imana iduhe gukoresha amaboko yacu n'iminwa yacu kugira ngo tube turimo gutegura amateka yacu. Muhagurukiraho muri pasiteri adusabira umugisha. Imana nyiritorero, Imana muremyi w'ijuru n'isi, ni ukuri turishimye cyane ku bw'aya magambo twumvise aturutse ku mugaragu wawe. Ubukene bwari dufite arabutumaze, kuko akutweretse wowe ushobora kugenzura imitekerereze yacu n'imibereho yacu, maze ahazaza hacu hakaba heza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uri Imana idukunda. Hari abahagurutse baza hano imbere, batinyutse batsinda umwanzi Satani, yabafatiye hariya baranga baza imbere. N'abandi bumvaga bashobora guhaguruka bari mu iteraniro, nubwo batabikoze ariko bumvise yuko batsinzwe.
ndagusaba nyagasani ngo twese muri rusange utubabare ibicumuro byacu, utetegurire imibereho yacu y'ahazaza. Ahazaza hacu ntituhazi, ibyo tuzi n'ibyatambutse, kandi ntugira inzika ibyo twakoze bibi ntabwo ujya ubikurikirana. Iyo twihane uratwakira, kandi waba kutwakira ukatubabarira ibyaha. Data, ndagusaba ngo twese uko duhagaze aha ngaha utubabare ibicumuro byacu n'ibyaha. Aba bana bawe bateye intambwe baza imbere, ubarebana amaso y'imbabazi. Batsinzwe kandi natwe twese twatsinzwe. Ndagusaba nyagasani ngo babe hafi. Umwanzi Satani ntabwo bimunejeje kubona umuryango ungana utya uhaguruka. Ndagusaba Mana kugira ngo barwanirire, bo nta mbaraga bafite, agiye kubatera no gushaka kubasubiza inyuma. Ndagusaba Mana kugira ngo ubwo babitekereje bakagusanga, bagatera intambwe imbwa bagusanga, wowe utere nyinshi ubakira, kugira ngo ibyaha byabo bibabarirwe, bandikwe mu gitabo cy'ubugingo, kandi umunsi urizi n'ubwiye kugaruka bose uzabakire nk'uko wabatoranije. Umugaragu wawe icyumweru cya kabiri kirashize, hasigaye umunsi umwe gusa, kandi byakoze birahagije. Ntacyo atatubwiye, kandi byatubwiye byose twabizigamye ku mutima. Ndagusaba nyagasani ngo bye kudupfira ubusa, ngo aba yaratakaje igihe cye ku busa, ahubwo buri muntu wese wakurikiranye amateraniro agira ikimufasha kivuye muri izi nyigisho. Bana n'itorero ryawe, ubane n'abana bawe, aba waremye ukanabapfira. Ndabakweretse twese ngo duhe kuzamuka, ibitekerezo byacu tubyerekeze mu ijuru, bisabye mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.